ejo bundi bagiye Burundi Bruce Melody gagera go cortege ramuherekeje wageze mu nzira barahagarara abona bamarukanye n'imbunda ideni rya 2019 akabarundi bazi kwishyuza umuntu kwishyuza afite imbunda uzi umuntu ujyamo amafaranga ukabona azanye polisi ukagira ngo gucungira umutekano Melody ngo ageze ku kibuga cy'indege agira ngo yatwitse ngibujumba ngo mu Rwanda n'ababounce simba nabishe hari gihe batazi none polisi y'igihugu yaje aragenda imodoka igeze mu nzira bahagaze muri feruje ubundi zagiyemo barahagarara kuko umunyarwanda yavuze feruje z'i Burundi zikora igihe zibishakiye rero Melody bahise bamufatirana bagirira Imana basanga ari kumwe n'umukozi w'uyu witwa Gaël uyu mwaka ntago azaguhemba uri kuba filima niwe boss wawe abarundi ngo ni $2,000 arayishyura ati ni 30 mu marundi ubwo ngubwo nangaye mu Nyarwanda 30 z'amarundi neshashatu ngende nzajya mwabukira mwishyuye ejo nzajye Burundi sha nahitangura inzu kuko numvisha amafaranga nabonaga 30 ngabase Melody arazikurayo nkumva ngo bazishyye ngo zabaye 60 nimba byararangiye biti igitaramo kiraba ariko kiba kubera iki kwishyuza bakoresheje polisi ngiye mbo barambwira na polisi y'u Rwanda ngo izabikore none polisi ije itwishyuriza abantu baturimo amafaranga nkuko yishyuza zira modoka wowe gaca bakakubwira ngo ufite ideni Alphonse nguravanga uritanze ugahamagara Alphonse akanga kugufata bura polisi igomba gufatira project yafasha abaturage ukajya uca kuri kamera ngo go hagarara hano twakubonye ufite ideni kamarade warifashe ryari muri systeme ukwa gatatu we wamwishyuye ukagenda wajya usanga mutiyaje abantu ruti y'imodoka bose hagaze none ngaye mutende igiye mwikajya yishyuza abantu mwese hano ati hari ideni ry'amayeni tubereme mutiyeme ryishyura utambuka ako polisi irishyuriza noneho kuva yatangira kwishyuza yize customer care baragusuhuza akakubaza nuko abana bameze nta meta bambaye ngo biteze ngo famille ngo ntayongera ngo no siride tuganire ubu koko urabona uri buve hano none akajya kubyinisha none iyo bari kwisuza aranabyina ngo hari iry'Ikayonza ngo hari n'akandi kuma kajya ahangaha gutya ahangaha ugeze za urenze rugende ko ntago muba mukareba ngeraga ukuntu nigeze ku Gikanombe mbaca hagati mbageza Kimironko bahana neza mu kinyabupfura barambwiye ngo wagezemo komeza nanjye ndagenda turagenda fanda turuka imbere barambaje ngo uri kujya hehe i Kanombe none kuri Kimironko dore inzira kuri burya no mu rukiko bagutsinda naho ariko ko nayo haraho nigeze kwiba imyembe arambwira ngo ntuva aho gaho nakubwiye ahita ajya mu kiraka Nyamata baraza barambwira kuri aho shaye bambwiye ngo simpave indesi wa musore w'inzobe wa taye hano haba umusore nta nubwo muzi umuntu wagwa uramenya izina rye kugira ngo uva Nabase bandije amayinite nkamuhamagara ama telefone yitwa ndese ugiye guhamagara umuntu utazi mba narahiriwe murabizi abantu baturiye ibigo bya gisirikare basikare n'abana beza cyane cyane abakobwa murabizi niyo batereta ntago binginga nk'aba ngaba bashomeri arakubaza ufite gahunda ntayo mfite ubwo naho ubutaha none arukuna nakubaza ngo nta wundi se muziranye uyifite uri busy uyu munsi nta n'undi muziranye yewe naza kuvugana ari kwibera umusirikare yewe ladies and gentlemen put your hands together for how about the comedian guturuka ahantu hatandukanye abantu uyu munsi naje rambaye agashati nzika imvura iri bugwe DJ nta mvura ufitemo mumeze mutariko Ibana sasa maze iminsi nsoma ibintu by'amakapo na hano nabonye hari amakapo menshi makupru kumva ngo bateranya amavi ejo kumva ngo bateranya amadobo ayi mfite umujama wanje ejo bundi nawe bamuteye indobo yazize ko yagiye gusura girlfriend we muri ghetto yambaye impeta kuntu byagenze jama wanje yari mu nzira ngo ajya gusura girlfriend we yanyuze ahantu kubitara asanga ari promotion yo gusiramura agezeyo bamwambika impeta akomerezaho umukobwa ahita amwanga gutyo if you know you know sasa ejo bundi nakoze urugendo mfite umujama wanjye wigwa muri Green Hills yanumiye bafite ya karori brage ni yanjye man
iyi ni brag. Sasa nje nagezeyo nshaka kujya muri toilette. Ngeze muri toilette zaho nasanze toilette zaho ziruta ibiro bya headmaster w'ahantu nisi. Toilette zo muri Green Hills harimo ibirahuri ku buryo wituma wireba. None hari ukuntu buri kwituma areba nko muri miroir ugahita ubona biri gukora reflection. None byahise bituma mpita nibuka toilette zo ku ishuri. BGB nawe uraza guperforminga. Stage ni yanjye nawe urakurikira. Byahise bituma nibuka toilette z'ahantu nize. Ubundi toilette mu bisanzwe aba ariho kushe abafundi bashyizemo. Ariko twebwe wasangaga ari izacu twiyongereye ku buryo warebaga ukamenya ngo aya naya Korode, aya naya Patrick. None hari ayo wabonaga hasi ugahita uvuga ati aya naya Farimere sinukunda gusirayidinga. None byandi bya headmaster bakunda gutanga ibihano byo gukora toilette. Ku ishuri bagwaga igihano cyo gukora toilette ukagira ngo bagwaye cyo kuzivugurura. Kuko zabaga zaruzuye. No kwinjira winjiraga muri system. Urabona muri Green Hills winjira neza bisanzwe. Ariko twego agenda gutaruka. No gutaruka. Usimbukira ku y'abakuru bacu basizemo. Ubundi muri toilette niyo hantu hambere umuntu ajyayo abishaka. Niyo mpamvu umunyarwanda yarebye akavuga ngo akahita kwa nawe utumundi. Ubwo no kuvuga ngo ntago hagerayo umuntu. Byandi by'ababyeyi bakunda gutuma. Ushaka kuyamujyanirayo ariko ntago wamugirayo. Abantu bari ari inyuma bari gusakuza. Umeze mutariko. Sasa ngikomeza brag yanjye. Nubwo kuri toilette umuntu ajyayo ari uko abishaka. Oya mwihangane uyu munsi turavuga toilette gusa. Si muri kunywa jus. Oya toilette ndazibicisha da. Bra kuri centre de santé. Abantu oya nubwo harimo abakire benshi ariko of course centre de santé abantu benshi bakunda kujyayo. Kuri centre de santé niho hantu nabonye ujya kuri toilette utabishaka. Kizamini cy'umusarani kiba kimeze nabi. Arakibarisha ubadiye. Waba urwaye amaso umusarani. Noneho kera njyewe nakundaga kurwara inzoka. Papa njyana kwa muganga. Murabizi kwa muganga muba mwicaye nk'uko bano bicaye hano imbere mutegereje kwinjira kwa muganga. Broski ni brage. Kuri kuvuga nk'uzirwaye. Sasa twari dutonze umurongo natwe twenda kujyaho. Noneho ebana murabizi abana ntago bajye bitangira. Uri umwana ni umumarayika. Icyo ashatse ni icyo ngicyo. Icyo gihe ngewe nari ndi kumwe n'umuviye twajyanye. Ebana mba ndakubira. Bitangora kuri papa ndamubwira ni pa ndashaka kunya. Umwana avuga kunya. Ibi byo kuvuga ngo kwituma tubivuga dukuze. Nawe wavugaga kunya. Papa barambwiye ati rero turabona tugiye kujyamo kandi baradutuma umusarani. Ati buretse wowe ba wihanganye turagirayo rimwe. Ndategereza nk'iminota 5 ishize ndavuga ni kare. Banongeye kumukoraho ndamubwira ni pa. Ebana ndumva nenda kwinya wala. Noneho mwese ko mbona uri kwigirisha iseseme nkaho utajya urayacyura. Papa urabizi umwana iyo akubwiye ikintu aba ari seri. Aravuga ati ushobora gutinda akabikorera. Abwira umuntu ati bunsigariyeho mbanze njyana umwana kwituma. Tugeze muri toilette papa arambwira ati kubera ko mu kanya baradutuma umusarani we wiboneza mu mwobo.
ituma hano ku ruhande ku buryo niba yadutuma turaza tugakoraho bitaratugora. Okay, ndavuga ni nta kibazo, nituma ku ruhande dusubira kwa muganga. Tukihagera dusanga nitwe tugezweho, tutatwinjira. Muganga ku bw'amahirwe ahita anadutuma umusarani, byari byoroshye. Turagenda dufata kagakopo turagenda, tuhageze kuri ya toilette twayasizemo dusanga arafunze ari mu ndi muntu. Ndagase turategereza kuko twari tuzi aho twayasize, turategereza. aya arahagije. Tugiye kubona tubona havuyemo umumere munini byatari, afite ka gakopo bayatwaramo. Noneho mba ndamubonye mpita mbwira ni pa arayatwaye wabaye. Papa aravuga ngo hoya, ngo buri muntu atwaraye, buriya yaranaye, ayacura aracyarimo, reka tujyemo turebe. Tugezemo andi twayasize turebye dusanga irondo ryivanze n'ibisanga. Sasa hano ko twasize umuzigo umwe tukaba tuhasanze imizigo 3. Papa aravuga ati rero ntabwo byashoboka, ntabwo twamenya ngo ayacu ni ayahe. Oya mwihangane ndayabicisha. Sasa papa arambwiye ati urabona yuko byivanze, ntabwo twamenya ngo ayawe ni ayahe. Sasa wowe ukuntu bigiye kugenda uranyunda. Papa ndamubwira ni se biragenda gute, ntabwo byashoboka. Ambwira ati hangane wowe genda wikanire urebe uko ubigenza. Ebana isaha ya mbere nikanira wapa, isaha ya kabiri nangira amaso atangira guturumbuka. Uzi kwikanira ibintu bitaza. Isaha ya gatatu amaso atangira gutukura. Ku isaha ya kane ku bw'amahirwe manu y'Imana biraguye. Dusubiraho kwa muganga n'umusarani. Muganga akimbona bitewe n'amasaha twari tumazeyo ahita abwira muzehe ngo muzehe, umwana wawe ariko ntabwo arwaye inzoka gusa, arwaye n'amaso. None icyo gihe n'ibisubizo byaje bitandukanye, ngo basanze ndwaye umunaniro ukabije. Murakoze cyane banyita Pati.